mu mateka y'abantu bakomeye akenshi usanga ababarokoye cyangwa bahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwabo ari abantu batigeze batekerezwa. Nibwo bwa buryo budasanzwe bw'Imana cyangwa amateka yigaragaza mu buryo butunguranye bigasigira isi yose isomo rikomeye. Niko byagenze ku muyobozi ukomeye wa Burkina Faso, Capt Ibrahim Traore. Igihe ubuzima bwe bwari mu kaga gakomeye nabwo gatabizi, maze umwana muto w'imyaka 10 akaza kubura urumuri rw'agakiza. Iyi nkuru kandi irakwereka uko ubupfura, ubusabane n'icyizere bishobora gushingwa mu mutima w'umwana muto bigira imbaraga zirenze intwaro, ubuhanga bwa politike cyangwa ingabo nyinshi. Ni inkuru y'ubutwari, y'umwuka w'ubuhanuzi, kandi y'icyigisho kigaragaza ko nta wagakwiye kwitwa muto mu mugambi w'amateka y'isi cyangwa y'Imana. Niba ari ubwa mbere kandi ugeze aha ku Nkomoko Official, umuyoboro mugari w'ibyegeranyo, gukora subscribe ni umusanzu ukomeye, kandi niba waranayikoze uri umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Hano dusangira ibyegeranyo byimbitse kuri politike n'imiyoborere y'isi, siyanse n'ibyemezo bihindura ubuzima, ikoranabuhanga rihindura isi, inkuru zidasanzwe, ibihishwe n'amayobera kuri uyu mubumbe dutuye. Mugira banga tiningi, ikiganiro ni inkuru idasanzwe ivanzemo politike n'imiyoborere y'isi. Mbaye ikaze. Umunsi wari mwiza nk'ibisanzwe, ikirere gikeye kandi kidakonje cyane. Mu biti inyoni ziririmba indirimbo zazo nk'ibisanzwe, ku muhanda ushyizwemo kaburimbo vuba. Uruvunganzoka rw'imodoka z'umukara zirukanka cyane zigana mu murwa mukuru wa Wagadugu. Hagati muri urwo ruvunganzoka harimo imodoka y'umukuru w'igihugu ikomeye yaka kandi ikikijwe n'abarinzi benshi. Muri yo niho hari Perezida Ibrahim Traoré wambaye imyenda ya gakondo yicariyemo asoma impapuro z'ingenzi zari imbere ye. Yarebye ku ruhande maze abwira umujyanama we ati, tugomba kugera i Wagadugu mu masaha 2 gusa. Iyi nama igenewe ahazaza h'igihugu cyacu, sinshobora gutinda mu nzira na gato. Undi ati, yego nyakubahwa. Umushoferi uzoberewe gutwara imodoka ziremereye abaperezida bagendamo yahawe amabwiriza yo gukora ibishoboka byose akihuta bakagera muri iyo nama mbereho amasaha 2. Byose byari kugenda neza. Umuhanda wari mugari kandi nta mbogamizi n'imwe ihari. Abarinzi bakomeye bicaye mu modoka zabo, amaso yabo ari maso bareba imbere hose biteguye byose. Ariko mu kanya gato bari mu rugendo haturutse umwana utagaragara neza mu bihuru. Yahagaze atinyutse rwagati mu muhanda. Umwe mu barinzi arasakuza ati, ibi ni ibiki? Umushoferi akubita feri cyane. Imodoka zihagarara mu buryo butunguranye n'urusaku rwinshi. Umukungu uzamuka mu kirere, bose basohoka bihuta. Abarinzi biruka imbere bafite amatsiko n'urujijo. Umwe muri bo avuga atungwa ati, n'umwana w'umukobwa. Yari afite imyaka nk'icumi gusa. Yari yambaye ikanzu ishaje kandi yacitse, ku maguru nta nkweto yambaraga, imisatsi yuzuye ivumbi, ariko amaso ye yari akomeye yuzuyemo ubutumwa budasanzwe. Umushoferi wari utwaye perezida yabwiye umwana ati, va mu nzira wakana we, urashaka kwiyahura? Ariko uwo mwana ntiyanyeganyega na gato. Yahagaze yemye maze avuga mu ijwi ritariko rikomeye, wowe nkura mu nzira surindi ngaho da. Ubundi hano ubwo umwana yaba yabikoze akina, ariko wowe uhagaritswe ushobora kwikangamo ukibaza impamvu ya byose. Umushoferi yongeye kugira ati, ariko sha uzi ko hagaritse imodoka z'umuntu ukomeye? Umwana ati, uwo muntu niwe nshaka kandi birihutirwa. Yashakaga kwibonanira na perezida. Abarinzi bararebanye baraseka, bamwe baramukankamira bati, ariko wakana we, dufite igihe cyo guta kuri wowe, va mu nzira agira vuba. Umwana azunguje umutwe aravuga ati, ntihagire ugenda ndabinginze. Perezida Traoré yumvise mu magambo ararakara ariko aranatangara, maze asohoka mu modoka. Yagiye yerekeza aho bari akurikiwe n'umujyanama we, maze nawe ati, niki kibaye hano? Umwana yamwerekejeho urutoki nta bwoba ati, ni wowe nashakaga. Perezida arumirwa ati, ninjye ushaka wa mwana we? Umwana ati, yego ni wowe, ntugomba gukomeza uru rugendo, tegereza hano nibura amasaha 2. Habaye akanya gato gacecetse ko kwibaza ku icyo kintu, hanyuma bose baraseka cyane. Umurinzi umwe ati, ese ushaka ko perezida w'igihugu cyose ategereza amasaha 2 ku bwawe wakana we? Ariko umwana ntiyasetse, ntiyavuga na rimwe. Yongeye kuvuga mu ijwi rikomeye ati, ndabinginze mutegereza amasaha 2 hano. Yabwiye perezida ati, nuhanyura ubu nturi bugaruke. Ibaza ubwiwe ayo magambo. Perezida Traoré areba hasi ararakara ati, wa mwana we, nubaha abana ariko ibi ni ubupfura. Inama ngiyemo nayitegereje imyaka myinshi, ntabwo ari iy'amakinamico, nahazaza h'igihugu cyacu. Ntabwo nshobora guhagarara rero ubu. Umwana yubura amaso aramureba buhoro ati, ntabwo ndi umusazi, ntabwo ndi mu mikino. Ubu hariho ibyago bikomeye, ntugomba kugenda. Perezida yahise yinjira mu modoka yarakaye, ariko umwana ahita amuhamagara cyane ati, ibyo mvuga nabibonye mu nzozi. Nabonye umuriro mwinshi, imodoka zishya, abantu basakuza, kandi nawe wari hagati muri uwo muriro. Nuhanyura ubu nturi bugaruke. Perezida ahumeka cyane arunama mureba mu maso aramubaza ati, witwa nde wa mwana we? Umwana asubiza mu ijwi rituje ati, nitwa Hope. Nta papa nta mama ngira, nituriye munsi y'igiti hafi y'iriba rya kera, ariko ibi nabibonye mu nzozi, nagombaga rero kubikubwira. Perezida Traoré yamurebye mu maso, nta buryarya yabonaga mu maso h'uyu mwana.
byari ukuri. Perezida yarahagurutse maze abwira abarinzi bati muhagarike urugendo tugume hano amasaha 2. Bose barikanga. Ariko bwana perezida, undi ati navuze ngo tugume hano. Abasubiza none harakaye. Umuhanda noneho wari utuje, imodoka zose zihagaze, impamvu imwe gusa, umwana w'imyaka 10. Perezida yasubiye mu modoka ye, ntiyongera gusoma impapuro, yarebye hanze mu idirishya maze aribwira ati nshobora kuba ndi umusazi, ariko nanone hari ikintu kimbwira ko uyu mwana atari umusazi. Amasaha 2 yarategerejwe. Izuba ryari rizamukanye imbaraga rikubita ku modoka z'umukara zari zihagaritswe mu muhanda uri mu ishyamba. Igihe cyari kiri kugenda gahoro bitewe nuko abari bahagaritswe batabyumvaga. Perezida Ibrahim Traoré yari yicaye mu modoka ye, amaso ye yibanze ku isaha ye ku kaboko. Iminota 30 yari ishize, ariko babona amasaha 2 angana n'icyumweru cyose. Ubushake bwo kwihangana bwari butangiye kumushirana. Telefoni yirungerera sona. Umujyanama warayitaba. Ijwi rihindagurika ariko risa n'iriteye impungenge, kwa kundi umuntu aguhamagara gushyiraho igitutu nk'aho ibyo gushakira ari wowe bifitiye akamaro gusa. Barongeye barahamagara. Perezida arayifata arayitaba. Ijwi ry'umuntu w'umunyamahanga rivuga mu buryo bukomeye kandi byihutirwa ati nyakubahwa perezida, muracyari mu nzira, muri gutinda bimeze nko gupinga ibintu. Niba mutahageze mu minota 90 iri imbere, turafata ko mutabifitemo inyungu, maze duhira isoko ry'akayabo ka miliyari nyinshi z'amadolari ikindi gihugu cya Afurika. Mu maso ya perezida harahindutse ararakara, ariko nawe ati ndaje. Nta kibazo, hari habaye akabazo gato cyane. Undi yamubwiye ko afite iminota 60 gusa, ni ukuvuga isaha imwe. Abarinzi bose baramwegera, bari mu rujiro kandi bafite umujinya. Umwe muri baravuga ati nyakubahwa, ibi ni ibiki? Ese ubusa agatego k'abagambanyi baduteguriye? Undi arongera ati tugende tugire vuba, hataza kugira ikibi kiba. Ntabwo umwana wo ku muhanda ari we ugomba gutegeka perezida w'igihugu. Perezida akakaza amenyo, umujinya umuturikamo, arasohoka arongera yerekeza aho wa mwana yarari yicaye kwibuye hafi y'umuhanda areba mu kirere nk'uri mu nzozi. Perezida yongera kwegera wa mwana aramubwira ati wakana wibi turabirambiwe, reka tugende, ntugahagarike umukuru w'igihugu n'undi munsi. Aha tugeze ubundi wakwibaza uburyo umwana nk'uyu yajegeza convoy ya perezida ntinyeganyege na gato. Ariko nyine igihe ari umugambi w'Imana n'inyoni yaguhagarika. Hope yarahagurutse buhoro atuje ati ndakwinginze tegereza akanya gato. Perezida amubwira se kamuburakara ati ntufite uburenganzira bwo kuntinza hano, uri muto cyane, ntiwategeka perezida, urumva wabikora nkandi. Abarinzi barebera, umujyanama arebera, ndetse n'inyoni zari mu biti zicecetse nkaho ziri kumva. Ijwi rya perezida riragabanuka riba iry'agahinda noneho ati ninjye nyira amakosa yose kuba nakumvise, nari umugabo w'ububasha n'ubwenge, none ubu ndumva mbaye umuswa. Perezida akomeza agira ati mpagarare kubw'inzozi z'umwana koko. Hope amureba mu maso nta kunyeganyega, afata umwanya muremure maze avuga amagambo yahagaritse bose ati n'inyamaswa y'intare irahagarara iyo impara yanze guhunga. Habaye ituze rikomeye, umuyaga urahuha mu biti. Perezida ati uvuze iki sha? Hope aterera imbere ati intare ni wowe, ufite imbaraga, ufite ububasha, abantu bakugirira ubwoba, ariko akaga ntikaza rimwe nk'inkuba, gakunda kuza buhoro nk'impara ihagaze. Iyi ntare iyirasheho igwa mu mutego. Umutima wa perezida wabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Hope arakomeza, ijwi rye rituje ariko ryinjije imitima y'abasirikare bari kumwe na perezida. Yarongeye ati umugabo ukomeye utemera agasuzuguro k'uburozi buke niwe ubijwi rirenga mu mva. Umurinzi umwe arakangarana, undi avuga mu ijwi rito ati uyu mwana ntabwo asanzwe. Perezida yumva mu mutima we hanyeganyizemo gake. Hope areba hasi maze arongera ati iyo mba mbabeshya nari gutega izuba hano n'amaguru nkabasaba ibiryo. Nta biryo, nta n'umwenda mfite ubusa, ariko mfite ubu butumwa kubabwira, nibyo byanzanye gusa, kandi iyo mbabeshya nanjye nari kuva ahangaha nkigendera. Perezida asubira inyuma gahoro, umwuka we urahinduka, avaho arahindukira maze abwira abarinzi bati turategereza, ibindi nibihagarare burundu. Abarinzi barasohotse bakwirakwira hose, bagenzura aho hantu mu buryo bukomeye. Bamwe bicara munsi y'ibiti, abandi bahagarara bafite imbunda zabo. Hari n'abavugaga bucece ibya wa mwana muto uvuga imigani ikomeye kurusha amasasu. Perezida nawe yicaye acecetse, umutima we umeze nk'uremerewe cyane. Ibitekerezo bimugarukaho nk'imyuka y'umwijima. Areba mu idirishya kandi aho yari akiri, Hope yari yicaye ku ibuye areba mu kirere nk'utegereje ikintu kizamanuka kivuye hejuru. Perezida yicaye mu modoka afunga amaso, mu mutima we haguma gucenga ijambo rya nyuma. Wa mwana yavuze ati umugabo ukomeye utemera agasuzuguro k'uburozi buke niwe ubijwi rirenga mu mva. Amasaha 2 yararangiye noneho. Urufunganzoka rw'imodoka rwari rucumbikiwe mu gicucu cy'ibiti birebire, nta cyari kirahinduka. Bose bari bahangayitse, abarinzi bari maso, amaso yabo yerekejwe impande zose. Nta wari ugiseka, nta wari ugisaba ibyo kugenda vuba. Noneho bose amaso yabo yagarukaga kuri wa mwana witwaga Hope, wari wagumije igihugu cyose mu muhagararo. Perezida Traoré yari akicaye mu modoka acecetse, ntiyari akivuga. Umutima wari uremerewe, impungenge n'ibitekerezo bihanganye bimuzenguruka nk'imitari. Hanyuma telefone yarongeye irasona. Umujyanama warayitaba, yabaye nk'uceceka gato ariko asa n'uwikanze ati nyakubahwa,
uwo wari uri kuri telefone n'abashinzwe ubutabazi bw'igihugu. Iyi noneho yari itandukanye niyo babandi ba mbere bamuhamagaraga. Ijwi ryuzuye igihunga n'agahinda ryumvikana rigira riti: nyakubahwa perezida, habaye impanuka ikomeye cyane ku muhanda mu birometero nka 40 imbere y'urugendo rwanyu. Mu gihe ijwi ry'uwo mukozi w'ubutabazi ryumvikanaga, konvoyi yose baracecetse. Perezida Traoré mu ijwi rye rikomeye ati: mbwira neza ibibaye. Undi ati: nyakubahwa, imodoka nini itwara ibitoro yabuze feri maze iraturika. Umuriro wayikongeje watwitse imodoka nyinshi cyane zari imbere n'izari inyuma yayo. Amabisi, amamodoka mato, amagare n'amamoto byari biyegereye, byose byafashwe n'umuriro. Bibaye mu minota mike ishize, ni ukuvuga igihe mwe mwari kuhanyura. Bose barikanze bavugira rimwe bati: oh. Uwo mukozi w'ikigo cy'ubutabazi yakomeje mu ijwi ririmo agahinda ati: nyakubahwa, nta n'umwe wabashije kurokoka. Bose bashize, abashoferi, abagenzi ndetse n'abanyamaguru bari bari ku ruhande. Abarinze amaso yabo yuzura agahinda. Umujyanama wagwa hasi arekurira telefone hasi nk'ufashwe n'igicuri. Perezida Traoré asohoka buhoro mu modoka, isura isa n'iyahindutse, atangira kugenda yerekeza aho wa mwana yari akiri yicaye ku ibuye atuje, asa n'uwibereye mu isi ye. Amugezeho yapfukamishije ivi rimwe, imbere yicishije bugufi. Perezida w'igihugu cyose imbere y'umwana w'imyaka 10 w'amaguru asa nabi, nta myambaro isa neza anambaye. Yamurebye mu maso, yamubwiye mu ijwi rituje ati: warokoye ubuzima bwanjye. Hope aramureba aravuga ati: singe, n'inzozi nari nahawe. Perezida azunguza umutwe ati: washoboraga kuzihorera ukaguma mu bihuru byawe, ariko wasohotse uhagarara imbere y'imodoka zacu, imbere yanjye, ibintu abantu bose batinya. Umwana ati: nanjye ndagutinya, ariko narushijeho gutinya ibyo nari nabonye mu nzozi, nibyo byari bikomeye kurusha uko nari kugutinya. Abarinzi bamwe batangiye kugira agahinda n'amarira mu maso. Umujyanama wa perezida ati: uyu mwana ntabwo ari uw'isi isanzwe, ni uw'Imana. Perezida yafashe ukuboko kwa Hope mu kiganza cye kinini, avugana agahinda kenshi mu maso ati: kuva uyu munsi izina ryawe ntabwo rizaba Hope gusa, uzaba icyizere cyanjye, icyizere cya Burkina Faso, icyizere cyarokoye umuyobozi wayo. Konvoyi ya perezida yongeye kugenda mu ituze, umuhanda werekeza wa Gadugu. Hope yicaye mu ntebe inyuma iruhande rwa perezida. Yareberaga hanze mu idirishya, ibiti bisubira inyuma, yibereye mu ituze, atazi neza ko ubutwari bwe bwarokoye igihugu cyose. Bageze ku ngoro y'umukuru w'igihugu, imiryango irakingurwa, imodoka zirinjira. Abakozi b'ingoro y'urusengero biruka baza kwakira perezida, ariko baratangara babonye umwana muto afashe ukuboko kwa perezida kandi adasa neza. Perezida yahamagaje inama y'igitaraganya, abayobozi bakuru, abashinzwe itangazamakuru, abarinzi n'abajyanama be bose bateranira mu cyumba kinini. Hope ahagarara iruhande rwe, yambaye ya myenda yacitse, ibirenge byuzuye ivumbi. Cyakora icyumba cyose cyari gituje. Perezida avuga mu ijwi rikomeye kandi ry'itegeko: mwese mureke ibyo murimo, icyo ngiye kuvuga si politike, si akazi ka leta, si ikinamico y'itangazamakuru, ni ubuzima n'urupfu. Yabanyujijemo amaso bose, akomeza agira ati: uyu munsi naringiye mu nama y'ingenzi yari kuzana miliyari nyinshi mu gihugu. Uru rugendo rwatangiye neza, nta kibazo na kimwe. Ariko ubwo twari mu muhanda, uyu mwana muto w'imyaka 10 utagira se na nyina yaje ahagarara imbere y'imodoka zacu. Yatubwiye guhagarara amasaha 2, turamuseka cyane, twashaka kumwirukana, ariko ntiyigeze anyeganyega. Yambwiye ko ningenda ntazagaruka. Yabivuze mu buhangange bwuzuye ubutwari, mu mwuka udasanzwe w'Imana. Nyuma y'amasaha 2 twumvise inkuru, ibitoro byaturikiye imbere y'aho twari guca. Imodoka zisaga 40 zirashya, nta n'umwe warokotse. Iyo twihuta twari kuba turi mu bazimu. Icyumba cyose kirarira. Bamwe mu bagabo bakomeye basheshwana amarira. Perezida arangiza avuga mu ijwi ryumvikana ati: uyu mwana muto yarokoye perezida w'igihugu, yarokoye abarinzi be, yarokoye igihugu cyose. Yabikoze nta myenda myiza, nta biryo, nta muryango, ariko afite ikintu gikomeye kiruta byose: ubutwari n'ubuhanuzi. Ariko ijwi rye ryarutaga amasireni yose y'uru rugendo rw'umukuru w'igihugu. Perezida arahindukira areba abari mu cyumba, avuga mu ijwi rikomeye ati: kuva uyu munsi uyu mwana ntabwo ari imfubyi, ni umwana wanjye, umukobwa wanjye. Izina rye ni Hope, cyangwa se icyizere. Nzamurira hano mu rugo rwa perezida, aziga, azarindwa, azahabwa ibyo akeneye byose. Abakozi bose bavuza amashyi, ibyishimo byuzura icyumba. Hope yicaye aho, amarira amanuka mu maso atuje. Nta na rimwe yari yahoberwa gutyo, nta na rimwe yari yariswe umukobwa, nta na rimwe kandi yari yarabonye isura z'abantu baseka bamuhanga amaso. Perezida amuterura amaboko ye, aramwenyura maze aravuga ati: uyu si umwana gusa, ni umutungo w'igihugu cyacu, ni icyizere dukeneye twese. Bukeye bwaho Perezida Ibrahim Traoré akora ikiganiro kuri televiziyo cyumvwa n'igihugu cyose. Amashusho atambuka, ibiganiro bisanzwe birahagarara. Mu ngo, ku isoko no mu mashuri, abantu baraterana bareba neza. Perezida yaje ku ishusho y'icyuma, afite mu maboko uwo mwana muto, abaturage bose bacecetse. Aratangira abagezaho inkuru yose, kuva ku muhanda, ku buhanuzi bw'umwana. Burkina Faso yose irarira, abasaza basuka amarira ku maso, abagore bahobera abana babo, urubyiruko rusangiza inkuru ku matelefone n'amaradiyo.
Izina rya Hope rirarimbwa mu gihugu hose. Hope yatangiye ubuzima bushya mu rugo rw'umukuru w'igihugu, atangira kwiga, yambara imyenda mishya, ararya neza, abona inshuti nshya. Kandi igihe cyose umuntu yamubazaga ati byagenze bite ngo ube umukobwa wa perezida, yaramwenyuraga akavuga ati navuze ibyo nabonye mu nzozi. Aha tugeze nta jwi rito cyane ku buryo ridashobora kurokora ubuzima, nta butumwa buto cyane ku buryo butabasha kuba ukuri, nta n'umuyobozi ukomeye cyane ku buryo atabasha kumva. Hari igihe ubutwari n'ubuhanuzi bituruka ahantu udashobora nawe kumenya, si mu kuvuga cyane ahubwo mu kumva gahoro. Ni byiza kuyobora, ariko rimwe na rimwe ni byiza kurushaho kumva uwo ari we wese. Inge nk'ibisanzwe ndimugira abanga ati ndabashimiye mwe mwakoze kunyumva no kugera ku musozo w'iyi nkuru. Mukomeze mwaguriye ubibororo, dukomeze twaguka kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye.